cya gitabo cy'inkingi z'umuco w'u Rwanda zihutisha iterambere, cyanditswe n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, kikaba cyaranditswe muri 2016. Uyu munsi turakomeza dusoma ku bijyanye n'imico myiza ishingiye ku kwimakaza ubupfura. Twari tugeze ku kwihangana. Kwihangana ni ukutarambirwa, ukiha umwanya uhagije kugira ngo ugere ku cyo wifuza, nubwo byaba bigaragara ko kukigeraho byakurushya. Abakurambere baravuze bati imfura ishinjagira ishira, cyangwa ngo imfura igwa mu mfuruka. Imfura yihanganira ibizazane ihura nabyo. Imfura yanga ikibi cyose n'icyatuma igaragara nabi. Imfura yihanganira amakosa n'intege nke by'abandi, kandi igashimishwa no kubagira inama kugira ngo bahinduke. Umusaza Mbonimana Gamariyeri yerekana akamaro ko kwihangana mu kugera ku majyambere. Aragira ati kwihangana bigira agaciro cyane cyane ku muntu utangiye igikorwa icyo ari cyo cyose cyamuteza imbere. Kwihangana nanone usanga akenshi uwo muntu ahura n'imbogamizi zitandukanye. Kwihangana bimufasha kurenga imbogamizi akagera ku ntego. Umuhinzi asonzana imbuto ye agategereza ko imvura igwa kugira ngo ayitere, agambiriye kuzasarura byinshi mu gihe kizaza. Ayo rero ni amagambo umusaza Gamariyeri yavuze. Nanone tugakomeza tuvuga ngo kwihangana ni ukumenya kureba kure, ukemera kubabara ariko urangamiye intego. Niyo mpamvu abanyarwanda baciye umugani ugira ngo uwihanganye akama ishashi. Undi muco mwiza ni ubumuntu. Mu Kinyarwanda baravuga bati imfura niwe muntu. Abanyarwanda bemera ko umuntu ari ikiremwa cy'Imana, ko imushyiramo ubumuntu bigatuma yubaha abandi bantu hamwe n'ubuzima bwabo. Ubumuntu kandi ni uburyo umuntu atekereza, akora, akubaha ibitekerezo by'abandi, akamenya kubatega amatwi, byose akabikora yitaye ku buryo abandi babifata, akabubahira ko ari abantu nka we mu mitekerereze. Mu majyambere kugira ngo ubumuntu bukomeze, bifasha abantu ndetse n'imiryango yabo kubaha no kurengera ubuzima. Undi muco mwiza ni ujyanye no kwicisha bugufi. Uwiyoroshya yakirana buri wese urugwiro, ntiyirata, ntiyikuza, ntashaka ibyubahiro, ashyira mu gaciro kandi agatega amatwi ibitekerezo bya buri wese. Kwicisha bugufi ni imwe mu ndangagaciro ziranga imfura. Nk'umuntu uzi byinshi, wabonye byinshi, ukwanga gutuma abandi bagira ipfunwe z'ibyo abarusha, agerageza kwiyoroshya akireshyeshya nabo. Kwicisha bugufi rero ni imwe mu ntwaro zikomeye imfura yifashisha, ziyifasha kugera ku ntego ntawe hutaje cyangwa ikomerekeje. Kwicisha bugufi bishobora kugaragara nk'aho ari ugutsindwa cyangwa kugira ubwoba, nyamara siko bimeze. Ntabwo uwicisha bugufi apfa kuvanwa ku izima ngo ahereko arekura igitekerezo cye cyangwa igikorwa cye. Ahubwo mu bwiyoroshye bwinshi agerageza kwereka uwo batumva kimwe ibintu ukuri kwe, byakwanga bagasezeranaho mu mahoro, maze buri wese akagumana ukuri kwe. Ukubaha no kwiyubaha. Kubaha ni ukwemera ko undi muntu ari nkawe, yaba akuruta cyangwa se umuruta. Kubaha ni uguha umuntu icyubahiro akwiye. Kubaha ni umuco abanyarwanda bose batozwa bakiri bato, haba mu rugo cyangwa mu muryango. By'umwihariko abanyarwanda batozwaga kubaha Imana, kubaha umuryango no kubaha ubuyobozi. Bityo rero uburere bwiza mu Rwanda ni ubushingiye ku kubaha no kwiyubaha. Kumenya kubaha umubiri wawe, kumenya kubaha umubiri w'undi, kumenya kubaha izina ryawe, iry'umuryango wawe n'iry'abandi. Kubaha umubiri mbere na mbere ni ukubaha ubuzima bwawe, ari nabyo bituma ushobora kubaha ubuzima bw'abandi. Umuntu rero utubaha ubuzima bwe cyangwa se ubw'abandi aba ari umwicanyi, aba ari umugome. Kubaha ikintu cy'undi nabyo ni ngombwa kuko bijyana no kubaha ubuzima bwe. Kubaha izina ryawe cyangwa iry'undi ni ukwirinda kuvugwa cyangwa
gukora ibintu byose byatuma bakuvuga nabi cyangwa bavuga nabi undi. Ni ukwirinda kandi ibintu byose byatuma bakugaya cyangwa se batakwizera cyangwa bikaba byakorerwa undi ku mpamvu zitari zo. Kwiyubaha no kubaha abandi bifasha ubikora kuba indahemuka, kuba inyangamugayo, ibyo byose akaba ari byo Umunyarwanda yise ubupfura. Undi muco mwiza ni ukuzirikana. Kuzirikana ni ugushyira umutima ku kintu ugahora ugitekereza cyangwa ukibuka buri gihe. Kuzirikana kandi ni ukugira umutima wibuka ibyahise, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Kuzirikana bituma umuntu ashobora kugendana n'igihe agezemo, bityo kubana neza n'abandi bigashoboka. Ubushishozi. Gushishoza ni ukumenya kureba kure. Gushobora gutekereza ku bintu by'ubu ndetse n'ingaruka zabyo muri icyo gihe no mu gihe kizaza. Umuco nyarwanda utoza abantu gushishoza. Nta gikorwa cyagombye gukorwa gihutiweho. Ubupfura utoza umuntu kwitonda, kudahubuka, kubanza ukareba neza aho inzira ugiye gufata izakugeza. Mu majyambere, umuco wo gushishoza ufasha mu igenamigambi ryimbitse riganisha ku majyambere nyayo. Undi muco mwiza ni ubwitonzi. Ubwitonzi ni ukudahubuka, ari mu magambo ndetse no mu bikorwa. Mbere yo kugira icyo uvuga cyangwa ukora, ukabanza ukagitekerezaho kugira ngo utavuga ubusa cyangwa se ukagira uwo ukomeretsa. Nk'uko bivugwa ngo uwitonze akama ishashi, uwitonze akama iyo yaziraga, uwitonze amira ibinoze. Ubwitonzi ku mfura bukunze guherekezwa n'ubushishozi. Ubwitonzi busaba imfura kureba kure, ikamenya igihe ikintu iki n'iki cyakorerwamo n'uburyo cyakorwamo, naho ubundi ubwitonzi bushobora gufatwa nk'ubumenyi buke mu gikorwa runaka no kutigirira icyizere. Abanyarwanda nibo bavuga ngo inyamaswa idakenga